Mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu cyacu hizihijwe umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 29. Urubyiruko rwo mu kagari ka Akabeza umurenge wa Gitega akarere ka Nyarugenge narwo rwo mu bitabiriye uyu munsi wari ufite insanganyamatsiko yagiraga iti ubutwari bw'abanyarwanda agaciro kacu. Nyuma y'ibiganiro byatanzwe kuri uyu munsi bijyanye n'indangagaciro zo gukunda igihugu, urubyiruko rwari rwitabiriye uyu munsi rwatangaje ko rugiye guhangana n'ibibazo birwugarije harimo ibiyobyabwenge, inda zitateguwe ndetse n'ibindi bishingiye ku ikoranabuhanga bizana imico mibi. Ibi ngo bakaba bagiye kubikora mu rwego rwo kugira ngo bagire umuco wo gukunda igihugu no kwiyubakira igihugu cyiza. Nimba dushaka igihugu cyiza cy'ahazaza biradusaba ko twita ku bagituye. Abagituye rero ni urwo rubyiruko rw'abahungu n'abakobwa muri rusange. Mwango rero reka twe basaza babo dufate iya mbere mu kubarinda, kuko akenshi n'abakuru bavuga yuko ari twe nkubaganye kurusha abandi. Bivuze ko rero nimfata uwo mwanya kugira ngo ndinde mushiki wanjye, ndinde umuturanyi wanjye, kugira ngo atazagwa muri ibyo byabo byo kuba yatwarinda mu gihe kitateguwe, kuko naramuka yitwaye bizatuma ahazaza he atabasha kuhategura neza uko bikwiriye. Uzisange nta kintu biba za nzozi zagomba kuba abonera igihe zicitsemo kabiri, noneho nabwo n'igihugu kizacikamo kabiri, kuko ya maboko yagomba kuba azagikora mu gihe kizaza azaba yaburiye mu nzira ataragera yakwiye kubagera. Nkuko insanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga ko ari umunsi w'intwari, kugira ngo ube intwari biraharanirwa. Kugira ngo rero witwe intwari biraharanirwa, ukitanga, ukigomwa, byaba na ngombwa hakameneka amaraso kubera igihugu cyawe. Ko rero twatojwe gukunda igihugu kandi akaba ariwo na muco dutozwa. Natwe nk'urubyiruko icyo mbona twakora cyangwa se turasabwa gukunda igihugu kandi tukitabira mu bikorwa bya leta byose nk'uko leta ari umubyeyi. Hanyuma rero tukaba dusabwa kwigomwa byinshi kugira ngo natwe tuzabe intwari nk'uko abatubanjirije baje mu ntwari. Kwigomwa mu gikorwa cy'ubutwari, icyo mbona nkanjye nk'urubyiruko icyo dusabwa, tugomba kwirinda ibintu bijyanye n'amaraha ya hato na hato, tukirinda n'izo nzoga z'inkorano zaje z'iyi minsi abantu banywa ukabona bataye ubwenge. Ni ukuvuga rero nk'ubutwari rero icyo dusabwa nk'urubyiruko tugomba kwirinda, tugashishikariza n'abakiri munsi yacu kuzakura bagera ikirenge mu cyacu nabo bakazaba intwari cyangwa nabo bakitwa intwari, kuko biharanirwa kandi bisaba kwigomwa. Mu bijyanye n'icyo kibazo mwari mumbajije, ibijyanye no kwigomwa kuri izo nda zitateguwe ku gikorwa cy'ubutwari, icyo dusabwa nkatwe nk'urubyiruko twagakwiye kwirinda ya hato na hato tugaharanira ubutwari. Ababyeyi bitabiriye uyu munsi bishimiye bimwe mu by'urubyiruko rwatangaje n'ingamba nziza rugiye gufata, ariko bavuga yuko hagikenewe byinshi kugira ngo ibiganiro mu muryango byongere byimakazwe, ababyeyi begera abana, ku bangavu baganirizwe ku buzima bw'imyororokere, abasore n'ingimbi bashishikarizwe kwirinda ibiyobyabwenge. Nk'uko twabitangarijwe na Madame Ingabire Denise, ni umuyobozi wungirije mu nama y'igihugu y'abagore mu kagari ka Akabeza umurenge wa Gitega. Nk'ababyeyi bagakwiye kwegera abana bakabaganiriza, bagafata umwanya, kuko abenshi ababyeyi babihariye imirimo yabo, ariko mu by'ukuri twagakwiye gufata umwanya tukaganiriza abana, tukabaha umwanya wo kutwegera, tukabagira inshuti zacu, kuko iyo umwana abaye inshuti yawe akubwira byinshi kandi nawe ukagira inama umuha kugira ngo za nama zizamugirire akamaro, ave mu biyobyabwenge, ave mu kwiyandarika kugira ngo azagire ejo heza. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa inda zitateguwe zirimo kugaragara henshi ku bana b'abakobwa. Kugira ngo umwana w'umukobwa arindwe iyo nda itateguwe, ni ukumuganiriza ukamubwira ibyerekeranye n'imyororokere yiwe imyaka ku yindi, umunsi ku wundi, kugira ngo wa mwana w'umukobwa atazadindira mu mashuri, atazadindira mu kazi, kugira ngo azagirire akamaro igihugu nawe ubwe ku giti cye. Wabihuza gute n'ubutwari? Ubutwari bwa mbere nabihuza n'ubutwari nsaba ababyeyi kwegera abana bakabaganiriza, kuko umwana wagiye mu biyobyabwenge, watwaye inda itateguwe, bituma uwo mwana nta kintu ashobora gukora ngo kizamugeze ku butwari, ahora
ari wa muntu ushaka gukorerwa cyangwa afite izindi ngeso, ariko iyo umuganirije ntabijyemo azamuka ari umuntu mwiza, azamuka afite indangagaciro nziza z'igihugu, bigatuma ejo imbere hazaza azaba ari umubyeyi uhekeye u Rwanda, kandi nawe akazavamo intwari mu gihe azaba yarakoze ibikorwa byiza. Uyu munsi ni iki kibashimishije ukurikije uko bitabiriye uyu munsi hano? Ikintu cya mbere kinshimishije ni uko hari urubyiruko rwahageze murimo kumva ubutwari bwa bagenzi babo abakuru babaye intwari, kugira ngo nabo ejo n'ejo bundi nabo bazaba intwari, ntibazabe ibigwari. Hari ababyeyi nabo bahageze bagomba gukurikiza ya ndangagaciro yo kuganiriza abana, kugira ngo nabo abana babo batazaba ibigwari. Ikintu cya mbere nishimiye ni uko mu kagari ka Kabeza hitabiriye abantu benshi b'ingeri nyinshi, abana, abasaza, abakecuru n'ababyeyi, kugira ngo duce ikintu cy'ubugwari mu kagari kacu, twese tuzabe intwari. Niyo waba utaratabaruka wajya bavuga ati uriya ibikorwa arimo gukora bizamuganisha ku butwari. Inda zitateguwe zirimo kugaragara henshi ku bana b'abakobwa, kugira ngo umwana w'umukobwa arindwe iyo nda itateguwe ni ukumuganiriza, ukamubwira ibyerekeranye n'imyororokere yiwe imyaka ku yindi, umunsi ku wundi, kugira ngo wa mwana w'umukobwa atazadindira mu mashuri, atazadindira mu kazi, kugira ngo azagirire akamaro igihugu nawe ubwe ku giti cye. Uyu munsi wo kwizihiza umunsi w'ubutwari bw'igihugu ku nshuro 29 muri uyu murenge wa Gitega mu kagari ka Akabeza, nk'uko byagaragaye wari wateguwe neza. Gahunda ngo ziteguwe neza, ibikorwa by'ubutwari urubyiruko rufitemo uruhare, hagamijwe kwimakaza indangagaciro nziza zifite aho zihuriye n'ubutwari, ngo biri mu bizatuma ejo hazaza heza hagaragaza icyizere kuri uru rubyiruko. Harimo kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda izinda zitateguwe, ndetse no gukora ibikorwa by'iterambere, nk'uko bitangazwa n'uyu muyobozi w'akagari ka Akabeza, umurenge wa Gitega. Umutima w'urugo Claire Uwineza ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Akabeza, umurenge wa Gitega, akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Uyu munsi w'intwari twizihiza umunsi mukuru w'intwari z'u Rwanda wizihijwe neza cyane mu buryo buryoshye mu byiciro byose. Nk'uko ibiganiro byatambutse byagiye bitambuka, ngira ngo hagaragaye uruhare rw'urubyiruko mu kwamamaza indangagaciro y'ubutwari. Ngira ngo urubyiruko icyo turi buze turakomerezaho twigire ku mateka y'urubyiruko rwatambutse, arizo tunibukwa n'uyu munsi, bidutere kugira ishyaka n'ubutwari bwo gukomeza kubwira urubyiruko ko ari bo Rwanda rw'ejo hazaza. Biradusaba kubabwira kwirinda imico mibi, kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda ibyabashuka, ibibizeza indonke kandi zidahari, bikaba byatuma byabaviramo kuba ibigwari. Ngira ngo imihigo nuko imeze, niyo ngamba, ni nawo mwanzuro twavanye kuri uyu munsi, kwigira ku ntwari zatambutse z'urubyiruko, bigafasha urubyiruko rw'ubu kubaka u Rwanda ruzahora rwemye ibihe n'ibihe. Twizihije uyu munsi mu gihe ibiyobyabwenge urubyiruko bikirubase, inda zitateguwe zikigaragara mu bangavu, harimo umuco twakwita kwigomwa, kubera ko abahura nabyo kwigomwa bishobora kuba byabananiye cyangwa se byabaye bikeya. Ni iki mwabuhe butumwa mwaha urubyiruko kubijyanye no kwigomwa ibiryoshye kugira ngo bazagire ejo heza? Urakoze cyane. Naho zinakomeje ntanga urugero ku kiganiro cyatanzwe uyu munsi. Hatanzwe uruhare rw'urubyiruko mu kwimakaza umuco n'indangagaciro y'ubutwari. Rero mu biyobyabwenge ntago wazavamo intwari warabaswe n'ibiyobyabwenge. Ubukangurambaga burakomeje gukangurira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, kugira ngo batumbire bakurikize inama umutoza w'ikirenga ahora baha buri munsi, yuko ari bo maboko y'u Rwanda, ari bo bagomba kubaka u Rwanda rw'ejo. Rero ubukangurambaga mu kwirinda yaba inda ziterwa abangavu mu byiciro byose ni uguhagurukira rimwe, kuko nta rubyiruko nta Rwanda. Uretse ahangaha twari turi mu murenge wa Gitega, twabibutsa ko uyu munsi wizihijwe mu gihugu hose binyuze mu nzego z'utugari. Ukaba wari ufite insanganyamatsiko igira iti ubutwari bw'Abanyarwanda, agaciro kacu.